birahiye ahubwo mwicare turye. Isaha yo kwica isari irasatira, inkono nayo iratogotera hejuru y'imbabura yahawe izina rya cana rumwe. Ndi ku gasongero k'umusozi ku icumbi ry'umwe mu miryango y'impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo. Izi mpunzi mbere zatekaga ku mashyiga asanzwe, ubu zimaze imyaka isaga 2 zikoresha imbabura zabatije cana rumwe, kandi zivuga ko yagabanije inkwi zikoreshwa, inoroshya umurimo wo guteka. Nasobanura iby'imbabura, abenshi ntitugira ibikoni, noneho rero wicana no hanze ugateka ugahisha nta kibazo. Byaradufashije cyane kubijyanye n'inkwi, iteka neza nta kibazo. Imbabura rero ikidufashije, idufasha dushyizemo inkwi ebyiri cyangwa 3, bituma ibiryo bisha vuba bakuruta nkuko wacana ku mashiga, bigatuma bisha vuba vuba maze ukarya maze bikagenda neza. Kandi no mbabura tuyikoresheje igihe kirekire, aho nsinibuke nyine igihe cyari cyo ariko ni igihe kirekire cyane. Akamaro dufitiye rero nuko ibiryo bisha vuba vuba, ushobora gufata nk'inkwi nyinshi rimwe ukazimanaginga ukashiramo udukwi dukeya ugahisha vuba nkuko wacana ku ntuza ku mashiga nako. Nubwo ubuyobozi bw'inkambi budatanga igabanuka ry'inkwi zikoreshwa mu mibare, mvuga neza Andre umuyobozi w'inkambi ya Nyabiheke yemeza ko kuva impunzi zatangira gukoresha imbabura ya cana rumwe zitongeye kototera amashyamba akikije iyi nkambi. Nkuko mubibona iyi nkambi ituranye n'ishyamba, kuba ridatemwa nkeka ko ari ingaruka nziza y'irambabura, kuko nkuko mwabyumvise bafite ikibazo cy'inkwi, inkwi bahabwa ntabwo ari nyinshi bitewe n'amikoro ahari, ariko irambabura ifasha kuwemeye kuyikoresha mu gukoresha inkwi nkeya, bityo bigatuma mu nkwi nkeya yarafite ashobora kuzikoresha igihe kinini. Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi ivuga ko iyi ari gahunda igomba kugera mu nkambi zose, kandi kaho yageze imaze kugira uruhare rukomeye mu kurengera ibidukikije. Ministre de Bonheur Jeanne d'Arc abisobanura muri aya magambo. Mu by'ukuri nubwo bikiri ku gipimo cyo hasi, ariko turanateganya kuba twashaka n'ibindi bisubizo byakunganira, ariko ku gihugu cyacu icyambere biduha umutekano, kuko impunzi iyo zigiye gushaka ibicanwa hirya no hino mu mashyamba y'abaturage barangiza, aho ni mu baturage bacu nk'abanyarwanda barangiza amakimbirane akavuka hagati y'impunzi n'abanyarwanda. Ariko noneho ku rwego rw'igihugu bidufasha no kurinda ibidukikije, bikadufasha kwirinda ibiza, mbese biradufasha mu buryo bwagutse. Kubona inkwi zihagije impunzi zisaga 150 zicumbikiwe mu Rwanda biracyari umurimo utoroshye. Gukoresha uburyo bugabanya ibicanwa bifatwa nk'ingenzi cyane mu kurengera amashyamba akikije nyinshi mu nkambi z'impunzi. Peter Muyombano, Flash FM.